ikaze mu kiganiro The Barbara Show dukomeje kubifuriza umwaka mwiza wa 2021. Ikiganiro The Barbara Show ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze, tukumva ubuhamya bwabo, tukumva ibyo bize mu buzima, bigafasha guhindura ubuzima bwacu, bigafasha kutwigisha ibintu byinshi bitandukanye. Nkuko rero mumaze iminsi mubikurikira mu kiganiro The Barbara Show, turaganira, turaseka, dutera urwenya, tukiga amasomo, tukiga ibintu byinshi bitandukanye bifasha guhindura ubuzima bwacu. Iki kiganiro rero nkuko musanzwe mubizi kandi mubyumva, gihuza urubyiruko n'abakuze, cyifashishije ingero zifatika z'ubuzima kugira ngo bihindure ubuzima bw'abantu benshi. Uyu munsi rero by'umwihariko natumiye umuntu ukuze, ntumira n'umujene cyangwa se umuntu ukiri muto kugira ngo batuganirize ubuzima bwabo n'ubuzima bw'ubuhanzi bwabo kugira ngo bibashe kugira ibintu byinshi bitwungura. Uyu munsi turi kumwe na Massamba intore cyangwa se intore Massamba, benshi muramuzi nk'umuhanzi w'indirimbo za gakondo mu Rwanda, ahugura urubyiruko rurimo kuzamukira mu ndirimbo za gakondo, mu bintu bijyanye n'umuco. Abenshi Massamba musanzwe mumuzi, ariko turi kumwe n'umukobwa we w'imfura yitwa Ikirezi Debora nawe ni umuhanzikazi. Nagira ngo uyu munsi rero tuze kuganira nabo, twumve uru rugendo icyo ruvuze ku buzima bwabo n'icyo byafasha urubyiruko ndetse n'ababyeyi babo. Ushobora kuba ufite umwana ufite impano wenda isa nk'iyawe cyangwa idasa nk'iyawe, ariko kumushyigikira cyangwa se kumwumva bishobora kugira icyo bihindura mu buzima bw'uwo mwana. Cyangwa se ashobora no kuba adafite impano yawe, afite ibyo ashaka gukora, icyo gihe wowe nk'umubyeyi ubyitwaramo ute? Karibu Massamba, karibu Debora. Yes, Massamba tukuzi ku ndirimbo za gakondo, ariko ndagira ngo utuganirize itandukaniro riba hagati y'indirimbo cyangwa se inganzo ya gakondo n'umuco gakondo ni iyihe? Yes, umuco gakondo, umuco ni mugari. Umuco ni mugari, hanyuma hazamo indirimbo, hakazamo imbyino, zikaza zambika uwo muco. Ni ibyambika umuco kugira ngo rimwe na rimwe ibintu byihute kumvikana. Habagaho ibintu byinshi byakorwaga mu muco wa Kinyarwanda, ariko ugasanga abantu bifashishije ubusizi, ubuhanzi, imbyino kugira ngo byihute cyane kumvikana, kubera ko bica mu matwi bikagira ubundi buryohe. Noneho ubwo buvanganzo cyangwa se niyo mico itandukanye abanyarwanda bagenderagaho ikihuta kumvikana. Habagaho wenda nongeho gato, habagaho nk'iyo umwami yakoreshaga inama, nk'iyo habagaho imigenzo imwe n'imwe yabaga, bagasaba yuko abahanzi n'abasizi babishira mu ndirimbo no mu busizi, noneho bakabyihutisha mu baturage, bikabageraho vuba, aho kugira ngo noneho byitwe yuko ari imigenzo wenda ishoboye kuba iri ahantu hamwe, yaba Nyanza yaba muri Nyaruguru, noneho ikaba rusange. Music, indirimbo cyane cyane nk'uko wavuze indirimbo gakondo, no kuvuga ko ari gakondo, no kuvuga ngo ni ibijyanye n'umuco w'icyo gihugu. Ngo hariho gakondo nyarwanda, n'abarundi bafite gakondo yabo, n'abatanzania bafite gakondo yabo. Ni ukuvuga ngo ni imico ireba icyo gihugu, niyo mpamvu byitwa cyane cyane gakondo. Ubwo rero twe twabiboneye izina tubyita gakondo, bo bashobora kuba bafite, abarundi numvaga bajya bavuga ngo ni imico kama, ubwo bafite uko babivuga, ubwo n'abakongomani babifite n'abatanzania babifite. Ibyo rero bikaba bidatandukanye cyane. Ngarutse kuri cya kibazo cy'umuco gakondo n'ibijyanye n'indirimbo cyangwa se inganzo gakondo, nuko ibyo birambika uwo muco wacu. Inganzo yambika umuco. Yambika umuco. Okay.
umuryango wa Sentore urazwi uzwi nk'umuryango w'abataramyi bataramye kuva kera wakuriye muri uwo wavukiye mu nganzo nimba ariko nabivuga ukurira mu nganzo ukura ugera ikirenge mu cya Sentore nk'uko Sentore nawe yakigeraga mu cya Munzenze uyu munsi noneho imfura yawe Ikirezi arimo kugera ikirenge mu cya wowe ubifata gute? Urabivuze neza cyane no kugarukiye kuri Munzenze ngarukiye ushobora kudukomereza ukatubwira n'ababanjirije kuko n'ubundi ni ibintu abantu bajya batumva neza iwacu no mu mateka n'uyu munsi saa sita nigeze kumva umucukumbuzi cyangwa umuhanga muri televiziyo y'u Rwanda asobanura ibijyanye na Kigeli Ndabarasa. Munzenze wavugaga Munzenze n'uwa Kayitsinga, Kanzira Muhindo, uwa Biraboneye, Byaba ry'inyonza, ba Kigeli Ndabarasa. Ni amateka rero maremare abo bantu bari bacagatiye cyangwa se bari bafite inganzo umuco kandi bijyana cyane cyane mu butware kuko Ndabarasa avuka ise yamwise Ndabarasa kubera ko avuga ati jyewe ndatanze ariko nkwise Ndabarasa kugira ngo iki gihugu kizaguma ari igihugu uzacyagure uzakirwanire. Ibyo rero bakabishira mu mihigo bakaririmba bagatarama ariko bakanakora nabyo n'ibyo bindi byose. So abo kukurira rero muri uwo muryango ni amahirwe nagize yo kuvuka nkavukira mu muryango w'intore hanyuma nkagira n'Imana nkagira umusaza Sentore twaganiriye. Njye nagize Imana ngo utaraganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Naganiriye na data cyane ngira n'Imana imyaka mike nyibonamo Munzenze nkajya kumusura tukabuguza nta kintu yambwiraga yarakuze ariko mu kubuguza kwanjye ahanini nashaka kugira ngo mukuremo byinshi ibyo papa atari yambwiye ku buryo ababyeyi burya bamera nk'aho bafite gahunda arakubwira uyu munsi abazi ko azakubwira ibindi ariko jye narihutaga cyane nkumva hari ibindi bintu ngomba kumenya mbere nkayigera mu Munzenze tukabuguza hanyuma nkamubaza byinshi. So muri uko gukura muri iyo nganzo arayinyigisha akaba yarambonyemo ko mu bana be yuko nshobora kuzatera ikirenge muke ampa byinshi anangira n'ikintu cyitwa gikomeye cyane ngira nk'umugaragu we nkajya muherekeza ahantu hose akagenda aririmba. Papa n'umuntu wazindukaga nkirwa yanzinduraga mu gitanda nka saa 9 cyangwa saa 10 nkavuga nari kugiye naho agiye kumva uko inyoni zivuga uwo mwanya akaba arahimbye indirimbo nkayiga nari nkaho ndi recorder we cyangwa ndi register rero kugira ko nige washoboraga kujyamo. Iyo rero nagize amahirwe meza cyane menshi yo kuvukira muri uwo muryango w'ibyishimo utarama kandi ugahora utozwa no gutanga ibyishimo no ku bandi. Ibyo rero ni ibintu bizima nifuzaga yuko noneho n'abana banjye babijyamo babimenya kandi ubona babirimo. Hari ibintu bimwe bitandukana jye nagize Imana mbona ababyeyi nka Debora umukobwa wanjye Gibura ari muto cyane araza no kubyivugira ntiyagira amahirwe yo kuba hafi yanjye ngo agire izo chance nagize nk'iza papa ariko amaraso arakatsindwa n'Imana. Amaraso ni mabi ibintu biragukurura bikakujyana ahantu jewe nari nzi ko atazanakora na music atazakora ibindi ariko Imana ishimwe ko abikuriramo bimuzamo mu maraso gusa nza gukanguka nikanga numva ko abikora ariko jewe ntago nabitekerezaga ntaho twahuriye ntago namwigishije nta na ibaho. Ibyo ashobora kubona we no kunyumva kuri radio kumva ko papa waririmba kumva indirimbo kumva no kuri televiziyo ariko bikagenda bikikora. Akantu gato kagutangaza no ko musaza we
yarambwiye ati papa urabizi ndagukunda cyane atariko sinzahamiriza sinzaririmba sinzagira iki ntise uzakora iki ati genza kina basket gusa sinshaka umutwe wanjye wo guca umugara utazancika ukavaho cyangwa ukavunika sinshaka jewe ntariko nzaherekeza mushiki wanjye nkoma amashyi mbu umufani we cyane ebana ntange morale ariko jamais aranambwira ati jamais ntabwo nshobora kuzaririmba kandi agitangira mu myaka 10 ingahe y'icyenda yarafite ijwi ryiza cyane ubona aririmba neza mbona ahubwo ko finally ariko nyuma sinzi ukuntu namusuye muri Canada aranyicaza arambwira ati oya tubyumvikaneho ntuzabe dese ndagukunze cyane nkunze ko umbwije ukuri ukiri na muto ebana iyo nzira yifate bigemo kandi Imana izabigufashemo. Urakoze cyane Massamba. Deborah, papa wawe yabivuze uruherekeranye rwo kuririmba muri famiye mu muryango nawe uza kwisanga usanga uraririmba. Ni ryari bwa mbere wumvise kuririmba cyangwa se wavuze uti ushobora kuba mfite ijwi ryiza nshobora kuririmba? So simbizi umunsi cyangwa imyaka nari mfite nahinze ariko nzi ko nakundaga kuririmba, nakunda umuziki, nakunda ambiance yo gutarama ariko imyaka je sais pas ariko bakunda kumbwira ko ever since I was young ko nakundaga kujya imbere y'abantu nkaririmba cyangwa nkakora imitation nyine nkaririmba but kuririmba imbere y'abantu natangiye muri eglise. Watangiye muri eglise? Natangiye muri eglise mfite 10 years. Imyaka 10. Okay. Kuva ubwo ukomeza kuririmba? Nkomeza kuririmba. Okay. Now uva muri famiye iririmba inganzo ya gakondo cyangwa se indirimbo za Kinyarwanda. Ariko wowe album yawe maze kumva n'indirimbo zawe uririmba ntabwo biri muri gakondo usibye indirimbo imwe ya Kamariza nkunda cyane uririmba. Ni gute wahisemo kuririmba style yawe cyangwa se wisanze uririmba ukuririmba gute? So nyitangira kuririmba nakundaga kumva indirimbo za Mariah Carey, Whitney Houston, kumva nizo ziri inspiring. Like I was inspired by them. Nakunda amajwi yabo, nakunda kubigana. So jewe navuga ko style yanjye is mostly like Afro soul. So harimo like R&B, soul, gospel, and a lot of sounds from Africa. So Kondo, it's not really a style that I do for now. Ariko, it's something that I know because it's from the family and everything. Okay. Urakoze cyane. Nkuko mubizi dufata umwanya wo kwamamaza, uyu mwanya no kwamamaza ariko nimba ukinjira mu kiganiro The Barber Show, ikiganiro The Barber Show uyu munsi kirimo kiraganira na Massamba ndetse n'umukobwa we w'imfura Ikirezi Deborah. Turimo turaganira uruherekeranye rw'ubuhanzi muri uyu muryango ariko n'uru rugendo icyo ruvuze kuri bo nicyo bivuze ku mubyeyi gushyigikira impano y'umwana we baba bayihuje cyangwa batayihuje. Ntuveho naho mukanya. Ikaze nanone mu kiganiro The Barber Show. Turagushimiye kuba udukurikiye. Gahunda ni kwisibo buri munsi ku cyumweru isaha 1:30 cyangwa se kuri YouTube channel The Barber Show.
ushobora kunyarukirayo ukahareba n'ibindi biganiro byatambutse. Nyamuneka ukanakora subscribe yawe nyiha agaciro kenshi nk'uko buri gihe nkunze kubivuga, ariko uyu mwanya uduhaye ni uw'agaciro. Iki kiganiro cy'uyu munsi turimo turaganira na Massamba, intore, n'umukobwa w'imfura Ikirezi Deborah. Bombi ni abahanzi bava mu muryango w'abahanzi w'abataramyi, ariko twifuje kuganira nabo kugira ngo duhuze izi generation ebyiri cyangwa se imbyaro ebyiri, kugira ngo turebe uburyo generation imwe ishobora kukwigisha ikintu n'indi ikaba yakwigisha ikintu bitewe n'uko bashobora kuba bakora ibintu bitandukanye nyamara muri uru rugendo rw'ubuhanzi. Massamba, twarimo tuvuga uburyo umuryango wo kwa Sentore bari abataramyi, n'ubu baratarama, nawe uratarama, na Deborah aratarama, ariko afite injyana ataramiramo. Bituma ntekereza, hari ababyeyi usanga hari scenario ebyiri. Hari ababyeyi usanga ashaka ko umwana akora nk'ibyo yakoze cyangwa akomeza mu murongo we, atawukomezamo bikaba ikibazo. Nk'uko umusaza we yakubwiye ati papa ni ukuri ndagukunda ariko ibintu byo kuririmba no guhamiriza si imirimo, bikaba ikibazo, bigatera friction muri famiye cyangwa akabazo muri famiye. Hari n'abandi usanga wenda umwana akurikije inzira ze bikagenda neza, ariko muri ka yawe cyangwa se hagati yawe na Deborah ni umuhanzi yego, ariko ntabwo aririmba gakondo. Ubu ngubu ubibona uti? Uhereye mbifatiye ku kibazo wabajije, kuri jye nta kibazo na kimwe gihari. Ni byiza, byajyaga kuba wenda bintera ikibazo ndamutse mu gusoza kwanjye nta n'umwe wagiye mu nzira nagiyemo. Biba byiza iyo umubyeyi yahora arota yumva ko umwana we niba yarabaye umucuruzi hazave mu bana be bangahe, 4 5 umwe wacuruza, ngo akomeze uwo murage. Yego. Undi niba ari umupoliticien akaba yabikora n'undi. Ariko ko nagiye muri iyo nzira y'ubuhanzi, akagira umwana wanjye uyikomerezamo, ni byiza cyane. Ubwo ni amahirwe, ubu ngubu ndi umuntu uhiriwe. Vuga uti Imana ishimwe cyane. Kujya mu nganzo yanjye ni ukubera ko nanjye nayikunze. Yego. Navutse mbere ko njya no mu nganzo kera nk'abantu bo mu buhunzi iwacu i Burundi, hano twabaga turi mu muziki, twari muri reggae. Nakuze ndi muri reggae, turimbana ba reggae n'abari abapopo bose ureba, n'abamutsare ducuranga bacuranga. Akenshi tushimye mbere yo kwinjira muri style ukunda. Yego. Kuko akubwiye nawe ati ndatangira muri gospel ariko ndumva hari style indi imiranjyana irankurura. Nanjye ariko rero kubera influence y'iwacu nkururwa na papa, nza kubikunda kera cyane mu myaka nka 16 nkabikora kubera ko abikunda kugira ngo mushimishe, ariko byaje mfite nka 16 ans 17 ans. Mbere ugitangira byari kumushimisha, ariko uza kugeraho nawe urabikunda. Ntabikunda na gato. Mu myaka 6 narahamirizaga, 7 nari kuri stage fine, nkabona ko ari ibintu bya famiye, nkabikora kubera famiye. Ariko ubu nanyaruka gato ngagenda gatera umupira, narangiza nkajya kwiririmbira reggae, ubundi ngakunda ntibizayirwa cyane. Ngakunda rumba, n'ubu yo numva rumba. N'ubu yumvise rumba urafashwe. Zelanano kubanga service, ndabyumva nkumva ndi y'abakongomani muziki barawuzi pe. Yego. Nkumva ndaryoheye cyane. Donc nkaguma muri abo, nkaguma muri ibyo 13 navuga nti ariko ngomba kubajye identity noneho iratangirira nkurura. Nibwo identité culturelle itangiye kunkurura. No muri za semaine twakoraga semaine de l'université mu mashuri, nabaga ndirimba ibindi bitajyanye na culture. Papa yanjyana ahantu nzi ko ari environnement ye, nkabyina Ikinyarwanda, ariko twatandukana nti Imana ishimwe cyane, nkajya mu bindi ngahita nkatacerere. So bikwereka ko inzira Deborah yafashe ngenda bishima cyane. Burya umubyeyi mwiza nutabuza umwana inzira yumva yifuza, kuko umwana nawe arareba, umwana muraganira, ababona ibyo urimo.
ntabiyobewe ariko akavuga ati ndumva atari byo nshaka abana b'abasirikare bose ntabwo ari abasirikare abana b'abapolitisiye bose ntabwo ari abacuruzi ntabwo bose bacuruza so usanga rero kureka shuwa umwana akayigira biba byiza cyane akarusho no kuba noneho ari mu byawe ari muri ari artiste ariko mu yindi nzira nabwo ugomba kumufasha kugira ngo iyo nzira abe excellent nkuko nawe wabikoze ubyubashye ubikunze nawe ugomba kumuankuraje kugira ngo azabikore neza so naramubwiye nti eba ngiyewe twaranabiganiriye ndavuga nti ni byiza jya muri iyo nzira ariko uramenye iwacu ni excellence niyo nikora bikore ku buryo ugera ku rwego wumva uti heza arabikora neza agira ijwi ryiza nkishima nkamuhamagara then no muri spectacle ya mbere bwa mbere mubona kuri stage noneho adirija band ifite abantu bamucurangira benshi mu Canada naragiye tugenda kabisa ngura itike mfata voyage ndagenda njya kureba spectacle nta nubwo nari kuri stage nagiye nicara mu baturage ntabwo nakwicara ngo ntinde abaturage batajya mba oblige kuzamuka kuri stage ndaririmba ariko giwe narumiye namuri ibintu bwene none kumubona ayoboye band deja ayoboye mu myaka ayoboye mbere yanjye kubera ko giwe band nayoboye band ntinze kubera ko natinze cyane cyane mu bintu bijyanye na culture noneho kumubona rero mu myaka hajya ufite 23 or 23 yeah ayobora band ndavuze ni wow ku band burira goye kuyobora kumenya aho binjirira kumenya uwo winjiza kumenya kwinjiza amajwi kumenya ko nunakoza amakosa burya twebwe dufite ukuntu turejisa ukamureba agitsura akamenya ko ibyo yacuranze atari byo so ni management bi concern ndavuga ni wow ni ahangaho aranyemeje burundu aragiye ntagende pe birarangiye ndeba navuye Canada nta nubwo namaze iminsi ibiri ngira ngo kurako nangikora nta konje nafite donc ibara mbitamvaye niruka ndavuga nti ibyo mbonye ari bizima shatse ngende nduhuke noneho wow nanjye narishimye cyane ndagira ndamuhobera kuri stage murembere indirimbo namuhimbi avuka bireba namuhimbi indirimbo avuka mu bitaro ndeba hari ibintu bitari bushimishije ababyeyi bamwe badakunda iyo umubyeyi umumama ngira ngo nawe uri mama urabizi ugiye kubyara sometimes basaba yuko abagabo binjira bakareba byarananiye nari ku muryango neza umuryango ufungura gutya nkahita ninjira muri chambre aho abaganga babyaza barabimbwira nti sinshobora kumva umuntu babaye sinshobora kumva umuntu clear sinshobora kumva umuntu kuko kerereho aho ngaho yari Roi Faisal hari naho nigeze kugenda kureba ni anecdote ninjira ahantu bizarma sinzi wona ninge kureba muri salle yari commune abantu babyara nkajya numva ababyeyi ukuntu bavuza induru ngira ubwoba donc bavuza induru muri mu manota yose abaho b do si re donc wabivanamo indirimbo ndavuga ni jewe nibigeraho mbyara nzajyamo ntireka da nguma mu muryango banzanira intebe nicara juste aho se niwe wamuhimbiye indirimbo aho nyine wicaye muri uwo muryango aho ngaho aho muri uwo muryango indirimbo se navuye aho ngaho nyirangije ndagenda noneho mbo ngirimbaho gato nyina arayumva ufika muzuri ngenda ngidevelopa ariko yose yarangiye kuyitunganya aho rero muri spectacle nari muririmbiye by the way niwe wenyine ntera ishyara abandi bana avinimwe n'abandi batatu munsi ariko niwe wenyine wahimbiye donc ngomba gutekereza n'abandi nkabahimbira kuko byaba byatera ishyari so ngarutse aho ngaho genda umupapa uri
uri cool, naragiye henshi. Umwana ufite orientation ugomba kumufasha muri ubwo buryo. Twe twakuze dufite stress z'ababyeyi. Nakuze data ambwira ngo ugomba ngo ndashaka kubona ufite akantu kanditseho DR, doctor. Ariko ababyeyi bose bashaka ko tuba abadogiteri. Giye koza namenye maze kwegera gato nibwo namenye ko hari des docteurs en mathématiques, docteurs en philosophie, nanze ko docteur cyitwa DR ashaka, ariko akenshi bashaka ubuganga. Bashaka ubuganga muri medicine. Ndabizamuka mu ubwo habamo indi influence y'abatante banjye bashaka ko mba padiri. Ngo kubera ko ndirimba neza ngo ushobora kuzajya misa nzajya nyiririmba ibintu. Ariko papa we agashaka muri so ibyo rero nkatwe ni error iri monumental, iri mbi cyane kubona umwana aje akakubwira papa ndashaka gukora ibi bintu, mama ndashaka gukora ibi bintu, ndeka mbijyemo ndabyiyumvamo. Ibyo urabigomba kuberekera umwana akabikora, ariko akabijyana neza kugera ku ndunduro, nicyo gikuru kiba gihari. So nari namusabye nti ukore music, ukore art, ukore ibyo ushaka, but ndashaka kubona diplome. Kandi diplome yewe c'est pas nécessairement yuko iri muri diplome yo muri conservatoire ko wakoze music, wakoze iki, iri academique rero yose nubwo wayikora muri conservatoire cyangwa se ukayikora ahandi, ariko iri diplome yo papier ishobora gutuma n'ahantu hose ushobora kugeraho ugira indi knowledge yongera kuri izo mpano Imana ibaraguhaye. Yes, numvise uburyo wagiye umushyigikira. Aherutse gusohora album nshyashya yitwa The Genesis. Ni iyihe ndirimbo ukunda kuri album ye? Bishobora gutangaza, inyinshi ndazikunda, ariko ama titles zayo hari igihe angora ko nyinshi ziri mu Cyongereza. Hari iyo yahimbiye nyirakuru nziza cyane nkunda. J'oublie le titre y'iyo ndirimbo. Hari indi noneho ejo bundi namuhamagaye ndanamushimira, irimo na clip nziza aho bigaragara, urabona bya bibazo byose byabaye muri Amerika. Yes, I pray. Donc iyo narayikunze cyane, ndetse ndamuhamagara ndamufelicita n'ukuntu ikoze au niveau ya video yari meze neza cyane. Ben still ntashobora kuririmba, ntashobora no kugerageza na gatoya, ariko ayikora neza, ayikora. That's why ngira ngo wenda aza kubyivugira, ajya natumirwa muri za festival ziri ku rwego rwo hejuru, kubera icyo kintu. Izo mpano rero zishobora kukugeza ahantu udashobora udashobora gutekereza nawe utanatekereza. Urabona twebwe twagumye duhangira igihugu cyacu, tugishaka, tukivunikira, duhanga kugira ngo tuzakigereho. Ntabwo l'international twayitekerezaga. Tudabo tuba abanyarwanda, abantu bakunda u Rwanda, bagira identité y'u Rwanda. Yari intambara yo kubona u Rwanda no kurukorera bishoboka biciye mu nganzo. Naho nahimbiye ya indi nganzo yaratabaye, tusaku byacu bigomba no kujyana no gutabara. Aho ngaho ukahaguma. Ariko noneho music ubu ngubu igimaze kugira ku rwego rwo hejuru, kandi waba afite indi style arayijyamo. Nanasoza navuga nti hari abantu bajya bibwira ngo nkanjye ngo mbashaka ko abantu bose baririmba gakondo, bajire n'abandi bane. No, nababwiye nti nabo niba mwumva ari bizima mu bijyemo, ariko nk'abantu bose bafite iyo diversité musicale, abaririmba R&B hano, hip hop, afro, biriya ni ibintu tugomba gushyigikira, kuko ni umuhamagaro wa buri wese, kandi umuhamagaro ntawurwana nawo. Absolutely, uyu urwaye nawe uragutsinda. Yes, urakoze cyane Massamba. Deborah, The Genesis. Why? Kubera iki wayise The Genesis iri album yawe? Ko yari first of all yari album ya mbere. Yari EP yanjye ya mbere, kandi it's an introduction to me going into the music career. So even the concert nakoze bitwaga The Genesis. So it was the beginning of everything. Of your musical career. Exactly. Okay. Yes.
Kuri iriya album hariho remix ya Kunda Ugukunda ya Kamariza. Iriya album igisohoka narayidownloadinze from app izi zishyiraho umuziki. Sinashobora kureka kumva iriya ndirimbo. Ushobora kuba uwo munsi album isohoka numvise Kunda Ugukunda nk'inshuro nka 50. Ndangije ndavuga wow. Aririmba icyongereza neza ariko anaririmba n'ikinyarwanda neza. None haririmbye indirimbo ya Kamariza aririmbye neza. Kuki watekereje gukora iriya ndirimbo, iriya remix indirimbo ya Kamariza? Nakundaga kumva Kamariza kuva kera. Hanyuma iyo ndirimbo nayikunze in particular because lyrics yayo, amagambo yayo numvaga ari inspiring. Tugomba nyine kumva ko tugomba gukunda abadukunda, right? So it was just something I wanted to do as a tribute and yeah, something for the culture. Kuri Kinyarwanda, like you said, indirimbo zinshi ndirimba ni cyongereza, so no, wayikoze neza cyane. Numvise ukuntu papa yagiye yumva indirimbo zawe, afite indirimbo zawe akunda, ukuntu yagiye agushyigikira. Wowe ni izihe ndirimbo za papa wawe ukunda? It's hard to choose. I know, he has a lot more than me. Biragoye guhitamo indirimbo wakunda mu ndirimbo za Massamba. Ariko hari imwe nakundaga kuva kera yitwa Matayi. I don't know, it's very slow. I feel like it almost in a style, like in my style. Nabiri gakunda like 3 times. It's very, amagambo yayo nayo, it's very good. It's very inspiring. I feel like it's relatable, right? So, niyo itwa Matayi. Oh, okay. Waje igihe uza i Kigali ndibuka narakwandikiye ndakubwira nti none se muzadukorera collab? Basi nimba mutazadukorera collab basi Jules Sentore azakore collab na mushikiwe basi. Hari collab. I think bagomba kuba bafite iyo plan. Bafite iyo plan. Bafite iyo plan cyangwa se ni projet. Wowe nta gitekerezo cya collab wagize cyo gukora? Oya, genda ifite me yo gutekereza exactly ni yihe style twahuriraho aho ndirimba ibintu bifite theme runaka, hanyuma nawe nkamworoshya kuri iyo theme tugahura, aho bisa nkaho ari ikiganiro cy'imfura na se, cy'imfura na se cyoroshye kandi muganisha mu buzima bwiza buri imbere. Indirimbo yaramba ikamara sinkunda kuririmba ukibimbwira naye tekereje ndavuga ariko nimpubuka nshobora guhimba indirimbo, sinshaka guhimba indirimbo ya meza 2 cyangwa 3, so n'indirimbo igomba ku so ibyo byo igomba kubaho, nta kuntu ntabwo byakumvikana, nta nubwo n'isi yazambabarira. Nukuri ntabwo twakubabarira. Ndabibona ko nta kuntu niba naririmbanye na data tukanaririmbana tukagendana, so shoboka bite ko je ntaririmbana n'umukobwa nyimfu, surtout nawe kandi ufite ijwi ryiza. Donc harimo ka coaching gato kabaho kugira ngo noneho numve inzira tuyumvikaneho, ntibibe ariko indirimbo ihubutse, ariko irahari, iyo projet irahari. Abakunzi bawe barabyumvise ko iyo ndirimbo irahari cyane. Kuri album The Genesis ufiteho indirimbo zingahe? Direction cyangwa icyerekezo wahaye indirimbo zawe ni iki? So kuri your EP, kuri your album harimo indirimbo 5 songs. 5 songs including your tribute ya Kamariza. So 4 songs nizo nanditse. And harimo y'Ikinyarwanda nandikiye mama mukuru yitwa Mubyeyi. And izindi harimo I Pray, harimo indi yitwa Walk With Me, n'indi yitwa Harmony. Okay. Urateganya zose kuzazikorera ama video? No, I don't think so. I think ya nyuma nakoze ni I Pray. Okay. Bayikura he iyo album ya? So album is available kuri all digital platforms, so YouTube, Apple, Spotify, Deezer, everywhere, yeah. Okay. Waturirimbira indirimbo imwe muri izo akantu gatoya? Okay. Yeah, hari indirimbo yitwa Walk With Me. It goes, walk with me,
walk with me, Jesus, walk with me, never leave my side. Hari ibindi bavuga nyuma y'ibyo ngibyo? Ah. Wow, ufite ijwi ryiza cyane. Murakoze. Massamba ngende uba nta bindi navuga. No, kumva ijwi ririmo rifashe. Yeah, it's amazing. Murakoze cyane. Dusoza nkuko mwabyumvise, Massamba n'umukobwa we w'imfura Ikirezi ni abahanzi bakuriye mu muryango w'ubuhanzi. Massamba yagikomojeho aravuga ngo umwana wawe akwegereye akakubwira ati iki nicyo nshaka gukora, ukimufashemo, ukimushyigikiremo. Mushobora kuba mubihuje, wenda uri umucuruzi nawe ashaka gucuruza n'amahirwe, ariko nanone umwana ashobora kuza akakubwira ati sinshaka gucuruza nkuko Massamba yabivuze. Afite umwe mu bana be bamubwiye ati nukuri sinzahamiriza, nukuri sinzaca umugabo, ariko nabyo arabimukundira, arambwira ati nta kibazo. Rero iki kiganiro nkuko dusanzwe tubibabwira gihuza abakuru n'abatoya, tukaba tugira ngo tukubwire wowe nimbura umubyeyi ufite umwana, ufite inzozi zo kuba umushushanyi cyangwa wenda ntazabe muganga nkuko twese twakuze ababyeyi bacu batubwira ngo ugomba kuba docteur. Icyo yaba cyose ukimushyigikiremo, kuko hari ubwo impano zigeze umwana wawe ahantu utatekereza ko zamugeza. Tukaba tubashishikariza gushyigikira abana banyu. Dusoza rero kino kiganiro, ndasaba Massamba n'umukobwa we baturirimbira akaririmbo mu gihe dutegereje ako barimo kudukorera. Ego vuba cyane. Wifuza nk'iyihe yakorohera? Gasaza ariko yitangiye kugira ngo minota. Yitangira wowe ko wowe ntacyo ndagukurikira, ndakwikiriza ubu ndayiguhaye. By the way, nagira n'Imana no kuvuga ngo indirimbo zanjye zose, umutungo wanjye wose awufiteho uburenganzira. Indirimbo yakwifuza guhindura, nukumbwira guti iyi ndirimbo ndayitwaye, nta nubwo byaba tribute, nta nubwo ari gusaba, ni izawe nize n'umutungo. Nta mazu mfite, nta masambu mfite, nta ibyo mfite ni iby'abana. Agasaza gashira amanga gasanze nkumiryamye, katibyukunyoza ibirenge, urakozwa na Nyabarongo, ayiwe Nyabarongo umugezi utemba, uramamihorere none, uramamihorere none, uramamihorere none, uramamihorere none. Sinarinze uko inzara iryana, nabibwiwe na nyina wundi, narabwiriwe ndaburara, mu gitondo ndabusubira, ninzirika agashumi mu nda, ayiwe mbeba zaho ziragatwara, uramamihorere none, uramamihorere none, uramamihorere none, uramamihorere. Nta kindi gitero uzi? Uziga igitero kivuga ngo nse w'umuntu yaruse byose, nyina w'umuntu arabihebuza, niyo mwaba mutabanye, murahuruka mwibwira, ayiwe n'uruhanga rwuje urukundo, uramamihorere none, uramamihorere none, uramamihorere none. Wow. Iyo ngiyo ngira ngo
nayikora muri style ye iteye ubwoba muzahita munyibagirwa ko nigeze kuririmba Massamba will be good kandi I can tell, izaba ari indi step yindi nabyumvise murakoze cyane murakoze namwe mwakoze kuza ku natwe kiganiro turishimye cyane Thanks for the invitation. murakoze cyane murakoze kudukurikira gahunda murayizi buri munsi ku cyumweru isaa 9:30 kuri Isibo TV cyangwa The Barbara Show kuri YouTube kukoreho subscribe kandi ukomeze kutugezaho ibitekerezo byawe tubiha agaciro murakoze cyane mukomeze kugira umwaka mwiza wa 2021 nkuko mbivuga buri munsi Imana ibaho umugisha urakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza nimba udukurikira kuri Facebook nimba udukurikira kuri Instagram komeza udukurikire turakwishimiye cyane no kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye Imana ibaho umugisha